jewe nari mpaye mvuga ngo ese uriya mwana koko yaratumwe ko imyaka yiwe mbona atari imyaka yo kwitekerereza ari amajambo kugira ngo nukuvuga ngo uriya mwana ashobora kuba afite igroupe y'abantu ibi bintu bimaze imyaka 3 byarabaye. Ese kubera iki byabaye uwo munsi nimba hari nijoro nimba hari sanga pasoka ava mu rugo imyaka 3 kabirashize akaba ari bwa kigaruka kubivuga kuri YouTube imyaka 3 nta gihamya nta mwana nta nukura afite ahubwo abantu bamwegereye mu mutubwirire ngo uriya mwana turabatumye ngo mugende mubwire uwo mwana ibintu yagiye magenda bireke tubaye tuvutse nta muntu ndumva w'umwana ufata amajambo angana kuri yaremereye acafutse akayafata n'uburemere akavuga ngo yashize kuri YouTube. Ese kwanza abantu bazi YouTube ngo niki? YouTube ni uburozi. Uriya mwana aroza abantu atazi umubare, aroza imiryango atazi imibare, kandi mu by'ukuri nta gihamya uriya mwana afite kuko pastor yarabivuze igorogota nta gihamya. Mbaze nguha urugero hano Kasarani hari umugabo ufite umukwe hanze ubwo ngiye kurivuga oya tuvuga izina Kasarani Nyakasarani tuvuga izina ry'umuntu ni hano Kasarani no kotora oya ndi hello vipi yambu cyane yambu basaza yambu basangira ngendo guys noneho sinzi aho mpera ikiganiro kigiye kuyoborwa n'umwuka. Reka dutangire twibwirana hano hanyuma ubundi dukomeze tubabwire. Yes murakoze nkuko mubizi njewe ndi umusaza w'imuhira mazina yanje ni Padiri twabaga mu Kigazura kaba ntuye Nairobi aho bakunda kwita igidurayi ho ngaho niho mbarizwa niho manisa amahuso. Padiri ako umusaza uratwika oya yugutwika se uratwika muze uratwika ivyo noneho ndamenye ivyo ari byo gutwika ko nzi ko ari igisambu batwika uratwika turatwika se turamenya ibi sinabona umusaza w'ikinyejana nk'uyu muze niki ko wageze mu ivire ukaba indara niko bavyita oya nushaka wamabigarura ukunjewe ntubabona ukunambaye ukuginda tanga message kuratanga message oya none se n'umusaza ungana nkawe w'umunyamurenge ufite cano kurumva wowe ndakunda oya no kuvuga ngo cano ndiraba imbogamizi yo kugira ngo ibe kure n'abasaza ahubwo ndabwira abandi basaza babishoboye nabo bagaruke muri cano kuko cano irimo ibintu bitandukanye urebye za Kitengere jo bundi twagiye twumva abantu bari mu gukoresha cano nabi za Umoja na Kayori hari abantu baba bakoresha cano nabi. Reka dufate n'uyu mwanya wo kugira ngo tuba no harya no kubapsatura no kuba no kubagira inama ni urakoze kumfasha nari yo vocabulaire yari nani ikinyamurenge tugenda tukivanga n'izindi ndimi. Bro wenda utaratwibwira urabona kagasaza kadafite amanyama. Oya musaza niko ahora ngiye tumaze igihe tubana uyu musaza niko ahora kabisa azashaka nko kuturusha amanyama ariko umusaza ni sawa muze ndioroshe ubyemera ubihaka. Oya yendoroshe njewe ndoroshe kurusha ibindi bintu byose. Yes reka wenda umugenzi wacu wambaye neza smart kabisa. Hari umuntu ejo bundi wari urimo uvuga ngo kubera iki abanyamurenge tutambara ibintu bituma umuntu ahita kumenya umuntu akurebye yavuga ati umujene n'umunyamurenge witwa nde wangu? Urakoze ku mazina yanjye nitwa Pastor Yohana ntuye Nairobi ahantu bita Gidurayi. Uri pastor cyane ko witwa? Ni pastor n'iryo zina ryanje Yohana ku mazina y'akazi. So pastor na padiri mwatuzi ya turi mu nzira imwe mu mushinga turakorana uyu nguyu ni pastor ahubwo yari bagiwe nakandi na pastor w'ikanisa ra kujya biti Gorogota Church pastor w'Igorogota ni ikanisa ryacu bagita aka gasaza gafite amanyanga ikikwereka ko padiri afite amanyanga umusaza wo mu mushasha ni guturi padiri
wabaye umupadiri Ehe. ukaba ufite nyabizoza. oya noneho nawe kuraricurika umugore we si nyabizoza yitwa Nyantonesha nkugarura aho ngaho. Nyantonesha. Yeah. uzi ko uyu wacu adaheruka kuturamutsa duheruka kuturamutsa udara turabwira abantu bakurebe nabi ugende nyabuntu dusure kwa padiri ni Nyantonesha niwe wiwanje ubu ngubu niwe ufite Nyantonesha nawe nyabizoza. Nyantonesha ndi wabonye ejo bundi nja kumushaka mbaye imanuka imisozi Nyamara narabasuye ariko sinahatiye. baradusuye Umutuka ngo nimba ari banjoroge bamusha. oya yagiye n'abakamabu n'abanjoroge ku mugoroba umusure urasanga yahageze. yaje Kuri rwose abasaza nabo bazafuha. abasaza ubu nyine ubundi uyu musaza padiri ubu mpamagaye Nyantonesha wiwe ni intambara. nanje ico nongeraho ubundi iyo aba warubajije ngo se gufuha niki Niki n'ubundi. aho ngaho ndagusubiza ubundi gufuha sarire hari igitabo cy'ikinyamurenge cyagiye ku mugaragaro barabasaza abangaba bagiye basoma amasomo bari simbavuga mu izina wenda si ngombwa murabazi nibo bagiye bandika ibintu bijanye n'imico y'abanyamurenge n'ikinyamurenge niki ariko gufuha ubundi si izina ry'ikinyamurenge ntabwo ari vocabulaire y'ikinyamurenge gufuha ndumva ari nk'ikinyarwanda ariko ubundi gufuha umuntu afuhira nde ufuhira ukunda ni ukuvuga mu yandi magambo n'impamvu usanga abantu baguma kugirana ibibazo mu ngo bagenda bagira gutya bakubita nuko badafuha nuko badafuha ubu abantu ntibagikundana abantu ibintu byabaye ibindi byaracafutse no gufura bishigikira gufuha ni ikintu ahubwo nari kubwira abasore bose baba bashaka bafite abagore bige gufuha kuko iyo wafuhiye umugore uramubaza ati se ko watinze gutaha niki urumva kuko ukuramutekerezaho noneho waje ku meza umugore akazana ibiryo nimba atari ariko wakwihanganya ukarya kutarya niki aho nta hantu waba wanyuze ko uje bwije kandi wanze kurya urumva kuko wa mugabo izo sike ya muzehe izo sike yavuga muzehe je ntago numvikana na muzehe kubera ko hari ugufuha na keya izo zo kumubaza ngo se wari wanyuze hehe kutajya zagenze gute kumubwira ko utawunyita uri no kumubwira ko utawunyita uri kumwe na bakamawu nabanjuguna gufuha biratandukanye mu yandi majambo izo ni keya muzehe havuga n'urukundo rwagiye rurarenga padiri rurarenga rurameneka ko basanda padiri tandukanya gufuha na keya nico dushaka kugira ngo dusobanurire murashaka ko duturuka imuzi wa keya tumenye ngo keya niki tumenye ngo gufuha niki tumenye ngo urukundo niki ibuye ntuzi ko rigira imuzi wamurija munsi dutarame reka wenda tutaragera ku cyo gufuha reka mbaze muzehe padiri nk'umuzehe uzi bya media umutaramu umuzehe w'ikizungu ndashaka nkubaze kuri izi media nk'uko twari twabikomojeho hari abana baba bavuga ba sebukwe baba bavuga ba pasiteri mu mazina nkawe ubibona gute muze njyewe ndamba mpera kwejo bundi kiriya kiganiro cyabaye uriya mwana w'umukobwa yihanukira akavuga amajambo akomeye avuga ababyeyi ku makosa yabaye ndasubiramo ariko narababaye wababajwe n'uriya musaza wasambanyije umukazana cyangwa wababajwe n'uriya mukazana avuze ko sebukwe yamusambanyije ni ukuvuga ngo njyewe nababajwe n'uriya mwana w'umukobwa ni ukuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa yarambabaje ndababara ndongera ndigarura urabizi kandi tugomba gucumbikira umubabaro cyangwa umujinya cyangwa uburakari kandi ni ukuvuga ngo uriya mwana ese nkubaze ikibazo wabuda ni ukuvuga ngo uriya mwana wawe aramusabonye amakosa ukoze iyo sohoka akaja mu rundi rugo akaja kuvuga ngo data karanigiye mama mu nzu ariko reka nkwereke aho ni nko kwica gitera hari ikibimutera bro dufashemo umwana bamusambanyije uwakoze ikosa padiri ntamwise umunyabyaha ahubwo wabivuze niwe ubaye umunyabyaha nawe niko byumva ibyo padiri avuga naje niko mbyumva kubera ko uriya mwana amagambo yavuze nta gihamya afite uriya mwana nanjye yarambabaje nka pasiteri yarambabaje uriya mwana amagambo yavuze nta gihamya afite
Tumva ko nta gihamya afite. yarakigaragaje ntacyo yagaragaje. Ese kuki pastor ataje ngo yivuguruze? Uvuge ati barambeshe. Ibyo ariko byose ari ibintu ugomba kuja kwivuguruza hariya. Erega iyi YouTube yateye y'abana bari mu kuguma birukanka ngo barafata amafoto no makanisa. Iyi yaje ari ntuza n'imperuka. N'igitabo kirabivuga ijambo ry'Imana avuga ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibintu biguruka uzozumva umuntu yamaza yamavuga ngo isi yashize ngo isi yahiye itahiye n'ibihe by'imperuka abantu barimo. Ariko nkavuga ngo uriya mwana none suragira ngo ibibabaje abantu byose turasama tukamiriza tukavuga mu birere tukamiriza. Ubusi umugabo ntashobora kuba afite ibintu bimubabaje ariko kandi nk'umugabo nyine aragira aramenya uko abijana arashikama. None nuvuga ngo ibibabaje byose n'ukwasama ukaja kuri YouTube. Uriya mwana w'umukobwa wanje ahubwo nari mfite ikibazo afite imyaka ingahe abantu bawe baze kwandika hasi turaza kureba muri commentaire. Uriya mwana ashobora kuba n'imyaka yiwe wenda hari cyangwa atarageze imyaka yo akiyakana gatoya kuko nta mwana uvuga arambaga kuva tubaye tuvutse nta muntu ndumva w'umwana ufata amajambo angana kuri yaremereye acafutse akayafata n'uburemere akavuga ngo yashize kuri YouTube. Ese kwanza abantu bazi YouTube ngo niki? YouTube ni uburozi. Uriya mwana aroza abantu atazi umubare, aroza imiryango atazi imibare, kandi mu by'ukuri nta gihamya uriya mwana afite kuko pastor yarabivuze y'igorogota nta gihamya. Kandi baramube baramusanze mu cyumba sebuko ariko binoza. Oya ibyo byabaramubiwe nibyo twatubwira ngo nta gihamya gifatika yagaragaje. Ese ibyo bintu nimba byarabaye kubera ikabivuze nyuma y'imyaka 3 kuki atabivuze bikiba? Ni ikibazo naje nkubaza. Jewe naje ikindi nibaza ntubona ubu buzima bwa none. Jewe ahubwo kubera ko utambajije ngo ese kubera iki ndaye mvuga uriya mu pastor wakoze amakosa. Nico kibazo rero. Saho ngaho uri. Jewe niho ngiye kwinjira. Niho gwiye kandi jewe ni ukuvuga ngo uyu mugabo turabana kwa padiri ariko tugiye kubahunya. Ni mube hafi. Mugani wa barabasore bari mu kuvuga ngo turi ngo muri Texas abandi ngo ubungu ngo turi Bujumbura. Ngo turi wanyu. Nawe utarabikoze. Turi wanyu muri kare. No natwe turi Kitengera. Na mu pastor mugenzi wari hano. Turi Kitengera. Aho amakuru yabereye uriya mwana yashiritse isoni yo kuvuga amagambo aremereye. Yo gusebanya. Rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo rero uriya mu pastor Imana yamusize amavuta kandi mu by'ukuri uriya mu pastor nta gihamya tufite ko uriya mwana ibyo avuga ari ukuri, ahubwo iyo mwana yagira inyandiko za polisi iyo umuntu agize ikibazo uja mu muryango byananirana ukaja muri polisi ukaja muri leta ahubwo icyari kuba cyiza no kuri mwana yari kuba yageze muri leta agafata uriya mu pastor bakamurega bakaja mu rukiko kuko no natwe tugakurikirana tukamenya ngo ahubwo byashaka bije kuri YouTube tunakurikirana urubanza noneho ga leta itwereke itwemezega ngo uyu mwana arahuye. Oya tuvugisha ukuri ariko ibintu bitafite gihamya gusa ngo umuntu ukarama yaraza bivuze kuri YouTube kibaye ikibazo mu banyamurenge noneho yafungisha sebukwe byari biri ku rwego ahubwo byibuze ese kubera ko atamufungishije nuko byenduriya mwana besha kandi no kubivuga byabaye ikibazo nta kibazo gihari. Abanyamurenge bavuga ati amakosa abaye muyapfukirane mwibivuga. Mfashe padiri aho ngaho ngiye ko mbyumva nta gihamya gihari. Ibi bintu bimaze imyaka 3 byarabaye. Ese kubera iki byabaye uwo munsi nimba hari nijoro nimba hari sanga pasoka ava mu rugo imyaka 3 kabirashize akaba ari bwa kigaruka kubivuga kuri YouTube imyaka 3 nta gihamya nta mwana nta nukura afite ahubwo abantu bamwegereye mu mutubwirire ngo uriya mwana turabatumye ngo mugende mubwire uwo mwana ibintu yagiye magenda bireke. Yes turi wanyu Kitengera twaje turi munsi y'inzu ya waba basore turi wanyu hakujya wenda kugira ngo tubiveho. Ese kuko muramutse musanze uriya mu pastor yarabikoze bya nyabyo niki mwabivugaho byo? Njewe ahubwo tutaranagaruka ntaranasubiza n'ikibazo cyawe Abudara njewe nari mpaye mvuga ngo ese uriya mwana koko yaratumwe
ko imyaka yiwe mbona atari imyaka yo kwitekerereza ari amajambo kugira ngo ni ukuvuga ngo uriya mwana ashobora kuba afite igurupe y'abantu kubera icyo utumva ko ari ukuri bro. ntabwo uriya mwana afite ubwenge bwo gufata biriya bintu kuri YouTube. Impamvu tutumva ko ari ukuri ni ukuvuga ngo ibintu bimaze imyaka 3 zarabaye. Noneho amakuru dufite ni uko umwana yavuye hariya yaratuye agahita agenda ntiyahitira iwabo. Ese yahamagaye umugabo aramubwira ati yewe noneho pasiteri karakora guke ntiyigeze abivuga, simbizi nimba arabivuze. Abaragiye akaje iwabo akababwira ati njyewe navuye ku mugabo kubera ko ise umugabo karagira gute karashaka gukora ibingibi, ariko yavuye wiwe ahita atega imodoka aragenda kubera ko atageze iwabo agahitira Tanzania. Bivuge ngo uriya mwana ntakura afite abantu bamuri inyuma tidutinya kubivuga baba bavuga ngo agenda asebya uriya mukozi w'Imana. Uriya mukobwa ibyo arimo agenda asebya sebukwe none ko abisebya. Ese abudara ngo amaze imyaka ingahe? Imyaka 3 karabivuga. Tukira aho pasiteri n'ubunyemerera naje naringize ngo nongereho ngusindagize ko aho warugeze. Yego. No kuvuga ngo iki mu yandi majambo twebwiriye twarahabaye muri Kongo turahazi. Yego. No kuvuga ngo muri Kongo iwacu umwana w'umugeni ukiri mu mbere abenshi babaga ari abagore babasebukwe. Tidutinya kubivuga. Ngo gute subiramo ico kintu neza. Iwacu muhira umwana yarashakaga ari kumwe na se yamara gushakaga umugore akabanza kuja mu mbere muza munatwemereraga tubwira abana kuko twebwe cano ya padiri n'umuco tuzoza tunyuzamo tuzanemo n'umuco nuko umwana yashakaga kandi umwana yashakaga afite imyaka 15 n'itandatu n'itatu yamara gushakwaga akamaja kwa sebukwe akaja mu kirambi yamara kuja mu kiramba akamayifungirana akamara nk'iyinga cyangwa amayinga abiri atabona izuba atabona imvura araho ngaho gusa rimwe na rimwe nyirabukwe akamuzanira kumbati akamushira mu kirambi bakagira gutya bakamushiriramo kahurure bakamushiriramo akerera nuko ariko barabana benshi bagiye bakora amakosa n'abasebukwe arico bita gukazanura. Noneho ugasanga noneho wa mwana araje agiye kumbere wa mugabo wiwe wagiye ku masomo Burundi akama kubita imyaka 6 umwana yarari mu mbere umwana ngo ari mu mbere ya mbere akazaruha akayivamo ukwezi kugashira umwana yarangiza nyirabukwe akaja mu murima hisebukwe akabara aho ngaho rimwe na rimwe muri mu muhana mukamenya ngo uriya mugabo afite ukuntu azasabana n'umukazana wiwe babyita gukazanura. Okay ndi ayo nama bajambo ganyine nande tugaga nzi tuzoza tuvuga byose muzoza no ndangije wafura we nukuvuga ngo iri haruguru hari amakosa amwe namwe yahabaga ibi biri no niriya byarahabaga usibye ko bitari cyane kandi twebwe tutari dufite YouTube ariko byabagayo bivuga ko zo muhamuzana hano kuba byabagayo n'ubundi kuri basaza baba mu mimera abasaza bategereye ijambo ry'Imana bategera kanisa ariko kandi byanahaba mu muhana mukama mu bififika ngo ese uramusaza ngo murama mumuvuga mu muhana mwama muvugura musaza ngo azaganira n'umukazana zakazanura abagabo kamavuga gati mucire birarura muceceke uyu musaza ufite abuzukuru n'abakazana murama mu mwandarika noneho uriya mwana naje birantangaza uriya mwana ibyamubayeho n'ahandi birahaba ariko bifite uburyo bigenda n'inzira bicamo ntabwo ari ukuvuga ngo yama yarara ngo aje gusingira agatuti ka YouTube karabwira isi. Noneho mu ncamake nimba byaranabaye uriya mwana yakagombye kuba yaracecetse. Ngewe uko mbyumva nimba byaranabaye usibye ko nge simzemera sinemere ko byabaye kabisa kubera ko natangiye mbigusobanurira ngo kubera iki biriya bintu byabaye bikaba bimaze imyaka 4 3 hajya si 3 bikaba bimaze imyaka 3 byarabaye akagenda yagiye akagaruka akaba ari bwakivuga iyo bija kuba wa munsi byabaye abaraje kuri kamera akabivuga ahubwo mu bigaragara iyo yagiye yageze iriya ibyo yagiye munti byamuhira ashaka kugaruka ngo ajaye kugaruka abona nta kundi yo kwikiza umuryango mbese umuryango wabo cyangwa umuryango w'abanyamurenge aravuga ngo rikanje kuri YouTube ndaranamutegera n'ikiganiro ciwe yaravuze ngo nta handi agahinda kanje nakavugira ni hano kuri social media kuri YouTube kugira ngo abantu bose we mbese abamuza bumvise amakuru yiwe batamubona live
ibyo ari byo byose bazabibonera hariya pasiteri bigorogota ko twari turi mu gitaramo kandi twavuze ngo tugiye gutaramira Abdallah hano n'abantu biwe ngo tubasusurutse ariko nagize ngo nongera akantu ese kubura mwana yarazanye bino bintu bingana gutya biremereye by'umusozi kuri YouTube niko gukira igisebe cyangwa ahubwo niko gutoneka igisebe ahubwo nibwo kongera igisebe nawe uradusubiza nukuvuga ibintu byari byararangiye bisa n'ibyararangiye imyaka 3 umwana yikorera ibintu abantu batarimo bagitekereza batarimo arongera arabigarura kandi byongeye biba bishasha mu matwi y'abantu ariko nimba mwararebye neza ikiganiro cyo yaravugaga ati najyaga mbitinya najyaga numva mfite ibizibiti ibimenyetso ariko nkabitinya so wenda tuvuge ati nibya bindi bavuga ati ngo nihira igihe nico cari gihe cyo kubivuga none se yaramaza bitinya abona ko ejo bundi ariho agomba kugira agomba kubishira hanze ese icyari cyaratumye bitinya ni cyari iki cyarashize igihari ijambo rya kabiri icyatumye abitinyaga akareka kubivuga kubera iki mukivi birabyabaye atagiye mu rugo iwabo akemera kugenda akaje yaje nimba ari Tanzania nimba ari hehe ikindi kandi ababyeyi buriya mwana w'umukobwa buriya uragira ngo bo baremezanya n'uriya mwana ko biriya bintu yabivuga akabishira hanze akoze kuki mudatekereza nimba pasiteri yariyongoje akabikora nk'uko kwa kera ko gusanga umugeni mu mbere kuki ibyo mutabitekereza bibaye iyo mico igikomeje iyo mico iriya mu gihuru igikomeje kuki ibyo mutabitinda kubitindaho kandi tuvugaga ngo turavuga ngo pasiteri umugabo w'umupasiteri muri Kenya wasengewe Imana yashizeho amavuta Imana ikamumenaho amavuta tukavuga ngo turamuhangara hano twebwe ntago turi abagabo kuja kuri YouTube wo guhangara umuntu wasizwe ahubwo turabo kuvuga ngo uriya mugabo kuba nta gihamya cye dufite habe naje nta makuru ye mfite uriya mugabo ararengana n'umwera nawe urabyemeza ko uriya mupasiteri bavuga ko yasambanyije umukazana we ari umwere okay si ndabyemeza kuko nta gihamya mfite iyo nje kuba uriya mwana yaragaragaje gihamya gifatika wenda twari kuvuga ati pasiteri ibyo yakoze ni ukuri ariko mu gihe uriya mukobwa atazanye gihamya ifatika nje ndabona no guharabika pasiteri okay wenda tureke twirengagize bariya abavuzwe ariko se koko habaye hari abagabo bafite iyo mico yo kwinjirana bakazana nka padiri nehe message wabagira abo bagabo rwose bagicafutse bagifite imyumvire yo kugenda bavugana n'abakazana ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi ushobora kwibaga akaboko njyewe nkunda kuvuga ntanga n'ingero kuko ndi umusaza naranasomye Karemi usibye ko nyine ari amasomo y'igifaransa ariko twarize yasomye umugoroba ni ukuvuga ngo abagabo b'abapasiteri cyangwa se abasaza agifata akibona imbaraga zo kubwira umukazana akamubwira ngo ndagukeneye ngo uzoze kumva pasiteri akamubwira umukazana ngo uzoze kundeba ngo nyoko ko adahari ese yohera he umuntu akamabona izo mbaraga akabona akakanwa ivyo bintu biza bitanga jewe none ndi musinza numva ko kubwira wa mukobwa wa padi ngo ngwinuze kunsura nyoko ntawo hari nkavuga ngo rero wa musaza uyu mupasiteri agezaho gusambanya umukazana ninko gufata akaboko kanje nkagaca bivuga ngo ndibaze kuranyumva ni ukuvuga ngo iriya ni jenoside nk'izindi zose ni ukuvuga ngo nimba ari ibyo rero abanyamurenge tugeze mu rwego rukomeye rwa jenoside itagaragara ariko igomba gushakirwa umuti byanaba na ngombwa ikazi byaba bibaho babyumvishije bigaja mu miryango bakajana muri polisi byo kuvuga ngo yayi ngo abasegege ngo bahagurutse ngo bose ngura mugabo ngo ntafungwa kandi bamufasha sambana nabo basegege uko barahaguruka gute ku muntu wacafutse uhakora jenoside ahubwo naje gusanga abanyamurenge bagiye kuja mu bintu by'intuza byo kuvuga ngo by'urukundo byo kwegerana byo kugira gute abantu nibanga icyaha urunuka bagikubita urunuka niba ari muri umuna wawe muvukana nakora amakosa wamagare polisi bajane bafungi hanyuma pase wenda reka twirengagize kuri ya mukobwa nkuko abivuze wenda bitabaye ariko se nimba bijya biba nk'abana b'abakobwa badukurikiranye kano kanya bahuye n'ibyo bintu nyirarume akamusanga mu cyumba bavuga mu gihumba
nka se wabo bakamusanga mu gihumba n'undi ese wabagira inama yo guceceka bakabigumana kugira ngo batiteza sosiyete cyangwa wabagira inama yo kubivuga nk'uko wenda turi kubibona kuri YouTube? Okay, ngewe ko mbyumva bizabiba ni ibintu bihari bizabiba wenda byarabaye bizanaba. Inama nababwira nuko bo kwegera abantu nimba bimubayeho sebukwa akaza akamusanga akamuga ati wenda ngo ndagukeneye ngo nusure nyoko ese ni nyoko bukwe ndaho hari yo hamagara umugabo wiwe akamubwira ati we no ibitangaza byabaye agushijisha no munsi data bwo karambwira ngo musure ngo kumabukwe ndaho hari aho kuvuga ngo wirukanke ubishire kuri social media banzu biganiriza umugabo wawe muganire umubwire ikibazo uko kimeze sobukwe niyongeraga akaguhamagara hamagara umugabo umubwire naguhamagara inshuro 3 umubwire ngo ngiye kubishira mu muryango ugende uke muri ibyo bibazo byabo ibibazo bafitanye iriya birangire ariko si ngombwa nimba ibyo bintu bije ngo bize kuri social media hari igihe byoje hari ukubisha kibi turi kuvuga biba ari ukuri biri ngombwa ko byaje kuri social media ni bicare mu miryango famille babikemure n'ubucafu. Hanyuma se nimba tuvuga umusaza kubabaje nisobukwe bakakubwira ati ceceka ndaho bivugwa kandi uwo mwana w'umukobwa arababaye. Reka mbaze nguha urugero hano Kasarani hari umugabo ufite umukwe hanze ubwo ngiye kurivuga oya tuvuga izina Kasarani Nyakasarani tuvuga izina ry'umugabo ni hano Kasarani no kotora oya ndi no kugarura padiri ni kotora ura mwana wo kumuramza nawe ara mwana wo kumuramza araza gukata biriya ni Madagasco ya Mungu amwita Madagasco turabugije wafura we uri inyuma ya kamera turagushuhuje namwe muri Imana ikomeze kubagirira neza. Ubwo rero habayeho no gusuza reka nsuze n'undi mu mama bita Aime wibereye muri Australia ni umufana wacu kandi nawe afite YouTube channel Aime andi ndaza kuribabwira ariko reka tumusuze nawe aradukurikirana cyane Saliyuti kandi akunda umuco pe cyane yego hanyuma rero mukamuvuga ati ntabwo bigomba kuja kuri media kuri YouTube tukira aho nari nkubwira ngo umugabo ufite umukwe hanze afite akabana n'umukazana hano uwo mwana wiwe yagiye hanze noneho cyangwa afite umuhungu hanze umugabo sorry nari urakoze kungarura wa mufura we afite umuhungu hanze umukazana babana hano umukazana bakabana na sebukwe hano umugabo afite umuhungu hanze siko umugabo akabana n'umukazana na nyirabukwe wa mugabo ari kumwe n'umugore akabana n'umukazana wawe noneho rero wa mukazana barabanye umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 nkuko pastor bivuze wenda sinkotora ngo ndavuga amazina y'abantu nanje narasomye nuko ndangije noneho gamakuru ndayamenye wa mukazanaga noneho sebukwe gatangira kumujariba aramubwira ati kubabona wanyu ntahari hanze tariko uzoza wisanzura mu rugo takibazo habe no mu gihumba cyacu wo kwinjira ugasasa ibintu ntakibazo uri umwana nk'abandi uko tugufashe niko dufashe uramuhungu wacu usaza bw'iki uratwika nguzo wisanzura mu gihumba abamubwira ngo wowe nta utaniye reka myite Kimararungu ariko Kimararungu ga niwo tubana muri filme yacu ubwo uzanga hari ufite Kimararungu nimba ari nawe cyangwa reka tuvuge gashuri mugani uyu mugabo kandi byimbamo y'Imana makuru narayumvishije ari hano abwira umukazana ngo wisanzure muzoza winjira mu gihumba nimba ushaka gusasa niba hari imyenda ushaka kumfurira ni wowe mwana uri mu rugo urabona ko n'abana bacu bagiye babubaka rero nuguma kudutinya gutya wowe urabona ko tuzobana gute uza wisanzura kabiri kangahe wa mwana ga nyine
haravuga ati se musaza umbwira kwisanzura reka ngutinya mbigabanye gusa nyine harisanzura wa mwana gusa nyine urumvaga urupande gaho iryo sanzure ntima muntu ko ryozana ikindi kintu kera ko ndumva hahiye mwumva ko wagiye gusha mwebo ko murabyina mbere y'umuziki urupande tugeze ku rupande atangiye kwisanzura ari mu kuza gasasa na twa massage twa shingo oya ibyo ngibyo byo ntabyo nabonye simbeshe nuko wa mwana atangiraga nyine kuza yambara impande mu rugo agatambuka umwaka ushire wa mwana atangira gukura urupande akazayambara isuruwari izi pataro z'abakobwa isuruwari twe tuzi ko araka oyo ni ururimi rwacu rw'iraruguru rutanduye abantu barambabarira tangira kwambara ipataro amaze kwambara ipataro wa mwana baramenyera hakaca imbere ya sebukwe yambaye ipataro nuko nyuma yaho nyine wa mwana tangira kuzabyuka nyine akamabyuka nyine hatabanje kubanza kwireba abana b'abakobwa gabaza bireba akamabyuka gucya akamahita muri salo sebukwe arimo cyangwa atarimo umwana yamamenyera nyine nk'abandi bantu harisanzura noneho wa mwana agasebukwe gaza kumubwira ijambo rikomeye aramubwira agati rero wa mwana we ni mu gutinya kuvuga ariko ndi mu kukwitegereza ngo ndi mu kukwitegereza ariko bisaza byitegereza muri iyi minsi yewe abasaza bafite ayo mapepo yo gufata bakazana mugende mureke izo tabiya turi wanyu mureke izo tabiya rwose wa musazaga atangiraga noneho gusa n'umuvugishaga amubwiraga ko bobonana amubwira ko waba ari kuri aramubwira ati nta kibazo wa mwanaga ngo ntiyamusubiza wa mwana ngo atangira kuziba ibyo ngo nijoro hagera ntarya akaryama atariye bamubaza ati se umwana wabaye iki ngo ukarumva ngo yagwaye ngo ntajye naho umwana kera yatangiye kugira ibintu sebukwa amubwiye atari yiteza ataraniteguye ataranazi ko sebukwe ukora icyo gitangaza wa mwana icyo yakoze yahise ahamagara umugabo yamamubwira ati mugabo mwiza i Burayi oya si Burayi ni igihugu sinkivuga ariko ni hanze kimwe muri ibyo usanga ari mu Bushinwa arangije wa mwana yamamubwira ati uko bimeze noneho iso karashaka kugusimbura ari mukumbwiraga ngo karakazanura none jewe byananiye nari natinye no kubikubwira ariko iso tibimeze neza wa muhungu yamamubwira ngo data ati nubundi nigeze mwumva ayo makuru nkayo apana kuri wowe ku bandi ati none mu gitondo apana gushaka indizo mu gitondo ndashaka kukohereza amafaranga uramutega indege yami kugeza hehe iwanyu ubwo iwabo gasimpavuga hoba mu Rwanda ho mu Bugande hoba Tanzania kubera kwirinda nyine imyaka yacu ndi tumukenera kuguma abari nakayore wenda bateze yo bari nakayore ariko yarateze yamamubwira ngo natege none ubu yaragiye umusaza n'umugore wiwe bari mu nzu mukazana yaragiye kandi ico nshatse kubivugira su kugira ngo mvuga makuru wenda abantu ariko abantu bafite kumva bumva ariko wenda tukiri naho uwo mukazana sinzi nimba umushima cyangwa umugaya bitewe no ko hari abantu yicara akavuga ngo umuntu agomba gufata ibanga ry'urugo ni gute uteranya umwana na papa we ni gute utinyuka ukavuga ibintu nk'ibyo yari bugende wenda atavuze wenda padiri ataradokomereza nkawe pasiteri icyo kintu uracumva gute umwana kwitonda akabwira umugabo we ati data bukwe ko ndabona ariko ndebera nyasha oya nje cyo nabivugaho uwo mwana ndamushima kabisa yakoze ikintu cy'ubutwari aho uri turagusuhuje nawe uramushimye kabisa kuko iyo ataza kubwira umuhungu wiwe kandi wa mukobwa we tuvuga ubu nyine nucumva ushiremo commentaire turagushimiye uri babiziranyeho na padiri urumva padiri azamenya abantu benshi padiri akunda kugenda turayamenya kubera ko abapadiri bakunda kugenda bazagenda nje nkavuga ngo uwo mwana w'umukobwa ndamushimye pe iyo ataje gukora iryo jambo ngo hamagara umugabo wiwe byari kugenda ugasanga na cya cyumba yakinjiyemo butakivamo amahoro
cya cyumba isebuka yaza mu manguza wisanzura usase ugire gute ariko mu kivi yabo umwana w'umukobwa yabonye uko ibintu bishobora kuzazana ikibazo reka mbivuge mbere y'igihe yani uko yashoboye kose yarisove yarikijije uko ashoboye kose urumva uko byanamuviremo n'ingaruka nziza zituma bamukura uruhande rwa sebukwe so turagushimye kabisa wakoze ikintu cyiza yoba n'abandi ari uko babikora bakareka kujya kuri social media gutuka abantu none se uwo mwana kurumva ko kibazo cy'uwo mwana usebukwe yabwiye ngo tujyamane uwo mwana akavugana na mugenzi wiwe mugenzi we akamubwira ati mu gitondo ufate ibintu uje utahe utega indege none urumva uwo mwana atariho yubatse kandi akubaka mu buryo buri siransiye none urumva bidahuye n'uyu wakitengera uyu wakitengera uragira ngo iwe iyo sebukwe amusaba nawe akanga agahamagara abavyeyi cyangwa agahamagara umugabo ibi bintu byari kugeraho bibuburozi bwo kuja kuri YouTube bwo kugumeza kwica imitima y'abantu bishaka kuvuga ko umupasteri yasabye n'ubundi ufite gahunda yo kumwiyegereza ivyo njewe nta makuru mbifiteho ndayo ako se birashoboka ko umuntu yafata undi ku ngufu abakobwa b'abanyamurenge bagira akaryo nk'akariya atari ibintu washatse atari ibintu bikurimo cyangwa udafite amapepo runaka birashoboka ko umuntu yagufata ku ngufu mu nzu pepepepe je ntago mbyemera tibishoboka buriya n'abazatera commentaire muzatere commentaire ku giti cyane ntimbyemera nta kubumbira ngo urafata umuntu ufite ubwenge ukuze ngo umufate ku ngufu eida mushobora kuba mwumvikanye nimba byanabaye mu kumvikana mwarangiza kumvikana ukabona uko wenda bizakugirira mu ingaruka ukavuga ati n'ubundi byabaye byarabaye reka mbyite kufata ku ngufu sinemera ko ari umuntu ufata undi ku ngufu umuntu ukuze umuntu uri mu nzu none en plus kabuka bamwira ngo yamuha ndakurahire ni imiryango ibiri bifatanye kabuka bamwira ngo yaguhaye ikinini wamwe urasinzira cyangwa yakuroze ubwenge bwashize akakuroga ugashiduka muri kumwe ibyo yakoze yabirangi ariko ngo agufashe ku ngufu n'izi nzu imiryango ifatanye uzujyama hano mu cyumba iki cyumba akaba ari undi ni inzu zibiri zitandukanye ni gute gufata ku ngufu ntago byumva kabisa uzibyo no kutabyumva simzemera ibyo bintu je ntago mbyemera hanyuma padiri koko mze urabona ubu buzima bw'abanyamurenge na YouTube ubu tugezaye nimba hashobora kuvuka ibinyoma nk'ibyo kandi bigatrendinga nimperuka nibihe by'imperuka na Bibiliya bivuga kubera nyine turunagana ku musozo mugani wawe nuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo ibihe by'imperuka bizaba ari ibihe birusha bigoye ibihe biruhishe niyo mpamvu rero abanyamurenge ibihe byatugezeho ibihe byatugezeho abanyamurenge nukuvuga ngo birasaba ko abantu habaho gutekereza cyane abantu b'inararibonye bize bagume batekereze ubwenge bukomeye bw'uburyo ki abanyamurenge bashobora kugendera kure y'ibi bihe turimo kuko ibi bihe noneho byahuriranye nuko twagiye tuza mu bihugu bitandukanye ugasanga ubwana bwageze muri Kenya bufite imico muri Kenya ubwana bwageze muri Australia bufite imico Australia ubwana bwageze mu Buganda bufite imico y'Ubuganda iyo mico yose yaragiye turayandura wa muco w'umwihariko w'umunyamurenge tawe tukigira tawe tugifite yes wenda reka sinasoza ntabaje kino kibazo mukora filime nziza z'ubwenge filime zigaragaza umuco padiri bayida wenda shaka kuzamubagwira gitumo shaka kuzamubagwira gitumo mukamubona ibyabaye bayigize umusaza mukamubona neza ndibabambona tibafite amaso ndibabambona yes filime zabo z'umuco ziri kuri Padiri TV Padiri TV nukuri hari w'amagambo ujya wumva ukumva na magambo aremereye hakaba n'utuntu dusekeje cyane niki kintu gituma mukomeza kwibanda ku bintu by'imurenge cyane ya nuko turi abanyamurenge kandi nuko dukunda umuco Padiri ibintu by'ikinyamurenge bikina kuri Kanyamukwengo comedian urabikora kuki wumva bitari tosha ukumva yuko no kuri Padiri ugomba kubikora kwa Kanyamukwengo ndanamuramukije hari n'umusaza no muvyeyi niwe watureze aho turi naho tugeze yagiye adufasha
ntabwo nareka kumushimira. Hanyuma rero kuba narageze kwa Kanyamukwego ni kimwe yaramfashije, ni wanje ni ikindi, ndetse ahubwo ndankeneye no kugara n'ahandi niba hariho na za Amahoro TV na za KTV, kuko ni umuco dukeneye kugira ngo tunyanyagize nk'umugore uri guhinga, uri kubiba imbuto. Ntabwo tuguma hamwe, kuko na Bibiliya rimwe na rimwe iravuga ngo nimugenda amahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Umuco rero ni kimwe, ni ukuvuga ngo n'abari abantu bavuga ngo aba bagabo bacu bamwe na bamwe baba pasiteri bavuga ngo umuco ngo ntaguhuye ngo nagakiza, n'ibintu bijana bishorerana. Umuco n'agakiza turacyarimo kubihamya, n'abari abagabo ko turabahonya, niba baranabivuze bagende bagaruke. Umuntu utagira umuco ntiyo utunga Imana. Pastor, wotunga Imana utagira umuco? Ntibishoboka. None mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kwa Kanyamukwego twarahageze, dukeneye no kugera no ku yandi macano, tukomeze tubwire abantu umuco. Ico gusa rero, ico kwa padiri umuco turawukunda, kandi turi abanyamurenge, kandi twatangiye ibikorwa bya filime. Ntabwo hano muri filime abakinyi bakina filime si benshi, ariko twebwe twaravuze ngo muri bakeya bahari natwe tugiye gutangira filime. Dufite episode ubu harya tugeze kuri episode ya kangahe pastor? Tugeze ku ya 4 none cyangwa ejo bishobora gusohoka mukayibona kuri Padiri TV. Padiri TV. Kandi ejo haya masaha ngira ngo bidatinze iki cyumweru kirarangira yagiye hanze. Hanyuma padiri, nk'ubushobozi bwo gutangira episode, ubushobozi bwo gukoresha abantu nk'aba pasiteri ba Nyabizoza, hari n'abandi benshi. Yes, hanyuma abantu uburyo batekereza yuko filime ari amafaranga, ubwo bushobozi ubukura he? Ufite support cyangwa? Ibintu bijyanye na filime episode tuzitangira, mu by'ukuri ubushobozi ho nta bushobozi tuvuga ngo tugiye kubabwira ngo dufite ngo bwinshi, kandi nta n'ubushobozi buke tugiye kubabwira ngo dufite buke. Ahubwo gusa ni kwa buryo tuba dufite tubanye tuganira, kandi byenda biragoye ko twahita tuvuga wenda uburyo dukora, cyangwa se iryo ni nk'ibanga ry'akazi ntabwo twarisohora. Hanyuma padiri, umuntu ugukunda cyane, ukunda ibikorwa bya padiri kuri Kanyamukwego, ukunda ibikorwa bya padiri kuri Padiri TV, yifuje kugira support yari yose ashobora kuba yagufasha, nihe support wumva wakenera? Mu by'ukuri umuntu watekereza kutugenera inkunga, yaba ari M-Pesa cyangwa se yaba ari igikoresho runaka, kuko twebwe cyane n'ubundi byacu dukenera za mashine, za kamera n'ibiki. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo turigenera impano duha, kuko ntitunazi ngo ninde, ariko kubera kuko n'ubundi turi kuri YouTube ni benshi Imana ishobora gukoresha. So rero yabonetse, ndumva twebwe icyo yatugenera twacemera. Mbese icyo yatekereza cyose uko cyaba kingana kose cyabafasha, cyadufasha. Twebwe aho turi ntabwo turagera ku rwego rwo kumva ko hari ubufasha twogaya tutofata. Ubufasha bwose umuntu yatugenera buvuye ku mutima, turi tayari bwo kubwakira. Hanyuma nimero yawe iba kuri YouTube, cyangwa wenda nk'umuntu washaka just no kukuvugisha yanyura mu zenzira? 0799 019 355 uvuga mu Gifaransa. ngo padiri yarize mwe murabeshya kandi ndi ndakotoye uvuga nari nagumye kwibumbarika ngo singotora. Mu Gifaransa nimero yawe wenda 0 ariko none ndabishobora. Okay, bivuge mu Kinyarwanda mugenzi wawe, bivuge mu Gifaransa. Ariko yaba mwari munyemere ngo mvuge mu Cyongereza. Nega kugira ngo none nkotore mu Gifaransa, nkotore no mu Cyongereza. Padiri ngo toyijiro zirenga 5 wavuze ngo wize mu Gifaransa, none ugiye kuvuga nimero mu Cyongereza. Twagiye 07 99 019 355 Diri double 5 niko waruvuze. Double 5 cha triple 5. No ni ngaho mwari munsize.
diri 55 ongera usubiremo nimero kuko wenda tubigizemo brag ariko hari umuntu ushobora kubikeneye bya nyabyo yadufasha 07 99 019 diri 55 yes. Hanyuma mu gusoza ko utangiye uyu mwaka ukaba urimo ugenda utera imbere kurusha abantu benshi batekereza yuko bifata igihe kinini kugira ngo umenyekane, ni irihe banga ushobora kuba warakoresheje? Kubana neza n'abantu amahoro, no kwirinda umuntu wese mushobora kugusitara nawe. Yes. Pastor, ijambo rimwe ushobora kubwira urubyiruko rw'abanyamurenge aho bari hose badukurikiranye hano kuri Importance Leadership? Ijambo rimwe nababwira no gushigikirana, tugashikirana nk'abanyamurenge tukamenya n'umuco, kuko umuco ni ikintu cy'ingenzi. Ubushize arantu twageze na padiri tugera mu nzu imwe tutavuze cyangwa tutavuze amazina, dusanga umugore nyina w'umwana karakubita abana ngo ntibazavuga Igiswahili. Ndetse turabiganira na padiri turavuga ati iki kintu ni ikibazo, turanakigaye. Abana bavuga Igiswahili, abana bavuga Igiswahili, aho gukubita abana ngo bavuga ururimi rwabo Kinyamurenge, akabakubita ngo bavuga Igiswahili, akabakubita ngo abana ngo ntibazavuga Igiswahili neza. Ko mwasohotse mutavuze? Twaravuze, twaramubwiye ngo ubwo kurica umunsi. Gusa ndi twizera ko yumvishije, ariko twaravuze. Ashobora kuba atarumvishije, wenda dushobora kuzasubirayo. Icyo kintu twarakigaye, tukaba tubwira urubyiruko badukurikiye abari muri Amerika, Australia na Canada, mu Bushinwa n'ahandi, twige kuvuga ururimi rwacu. Ururimi rwacu ni ingenzi aho tuzaja hose, ariko tuzatwibuka ko iwacu ari hehe, ari Murenge. Yego. Reka mbashimire kubw'umwanya wanyu mwampaye, mukaba munganirije neza cyane. Padiri ntakunda kubivuga, ntakunda ko mbivuga ko ari umusore, ariko ni umusore. Kubona bifitinga gutya akakitinga nk'umusaza ntabwo biba byoroshye. Uri umusore, ariko kubw'impamvu z'uko njyewe iyi myambaro yanjye niyo nkorana na acting filime, kandi buri muntu wese azagira uburyo agenda na style yiwe. Njyewe ni ukuvuga ngo YouTube, aho umuntu wese agomba kumbona kuri YouTube, ngomba kuba nambaye job, ubu ni imyenda y'akazi. Mba ndi mu YouTube, nubwo wampamagara mu kiganiro hehe, ngomba kuba nambaye uniform, kuko naje kumenya amakuru kuko imyambaro ari message. Mba hari wambwiye ambonye gusa, arambwira ati padiri, iyo nkubonye gusa wicaye kuri kamera wambaye ikoti rirerire, wambaye n'isapu, utwibutsa umuco wo muri Kongo. Bivuga ngo hari n'umunsi nzozi wawe Abudara nindangiza nicare n'amaceceka ntange message padiri, minota 30 ishire tugomba no kwiga gutanga message twicaye gusa. Imyambaro yayo, iri koti rifite ubusobanuro, ibisobanuro. Iyo ngofero ifite ubusobanuro cyane, iri koti rifite ubusobanuro kabisa. Reka mbashimire, wenda twavuga byinshi cyangwa se n'ubundi muri inshuti zanjye, muri abantu banjye babugufi, nakagaruka ejo n'ejo bundi tuzongera tubonane. Guys, rero mwadukurikiranye, reka mbashimire, Imana ibaho umugisha. Nzi neza yuko abakunda guseka mwasetse, abakunda message z'ubwenge zirimo. Mwirukanke kuri Padiri TV, mukore subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda. Ciao.